icyo dukeneye nk'abanyarwanda rero ni imibare cyangwa no kuba abantu no kugira agaciro no kugira decency of the character noneho dutangira kwiga gukora character development kubwira abana ngo mwabana mwe kurema imico yego u Rwanda ruzabakenera icyo gihe mukabivuga yes muri 60s cyane rwose icyo kibazo icyambuka kibaza President Kagame kuko sinzi aho yabikuye ariko iyo ntekereje nk'umuntu ibyo nakoraga ntabwo nari nzi ko bifite impact ariko nabonaga ari umuhamagara ari inyota mfite ihoro nakiranukaga nayo sinapfaga nayiki nababwiye gusa ko ibyo uko babivuga siko biri icyo nge nigisha nzahora nigisha niko nababwiye nuko abanyekongo bagira ubumwe bakubaka igihugu cyabo turashobora gusa mudukurikiye twa Jean Pierre Kagabo tubahaye ikaze kuri Cape Media n'uruhererekane rw'ibiganiro bigaragaza aho igihugu kivuye aho kigeze ariko cyane cyane aho cyerekeza cyashoboye gute kongera kwiyubaka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi duha ijambo ababigizemo uruhare kandi mu ngeri zitandukanye muri aka kanya ntewe ishema no kuba ndi mu biro bya Bishop John Rucyahana. Bishop mwakoze kutwakira mu biro byanyu. Mwakoze cyane namwe kudutumira muri uyu mubonano wacu namwe. Mu kiruhuko cy'izabukuru bimeze bite? Ibiro by'umuntu ari mu kiruhuko cy'izabukuru? Turaho dufite imyumvire ko kuruhuka bitavuga kwicara nk'uko babivuga mu cyongereza ko retirement is not redundancy. Turiho turakora ibindi. Twahinduye imirimo. Murakora ibiki se Bishop? Ubu hano mfite umuryango uwo nita Transformational Ministries. Mfite abana b'abanyarwanda nk'uko nabitangiye nkiri muto no mu busaza narabikomeje cyangwa mu bukuru. Mfite abana nigisha mfasha mu mafaranga yo kubafasha kwiga mu buryo bwo kubaha ibikoresho by'ishuri n'abari barataye amashuri kubasubiza mu mashuri. Noneho ababyeyi babo nkabigisha korora, nkabigisha guhinga, nkabafasha mu buryo bwo kwibeshaho no kugira ngo bagire agaciro nk'abanyarwanda. So nibyo nkora rero ariko mfite na company hano nkora ibikoresho byo kubaka, nkora cement blocks, nkora pavers, nkora culverts, nkora road curbs n'ibindi nabyo turabikora hano. Uri n'umushoramari? Ndagerageza. Nibyo yende bavuga ngo igiti uzacana ari umusaza ugitera ari umusore. Niko bimeze. Ariko wowe ushobora kuvuga n'ururimi rwo hakurya ngo ubuvubuka bukorera bukade. Icyo nacyo kikora. Kikora. Warabiteguye se uri Bishop ibyo bintu byose? Nabiteguye mbere yo kuba Bishop. Kuko gufasha abana natangiye nkiri umusore ntaranashaka. Naho nshakiye turakora aho ngarukiye mu Rwanda nshyiraho ishuri rya Sunrise ryo gufasha abana b'imfubyi. Aho mbereye Bishop nkomeza kubikora aho nduhukiye ibyo nakoreye mu itorero bisigira itorero byose. Nubwo bitakomeje gukora nk'uko nabikoraga ariko nabisigiye abo nabikoreye. Ubu noneho ndakora ibindi mu zabukuru ibyanjye nkora numva Imana impata gukorera abavandimwe banjye. Ibyo mwasigiye itorero ni ibihe Bishop? Hari ibyo nakoze muri development, hari ibyo nakoze as a social entrepreneur. Ibyo nubatse by'itorero, amashuri nubatse, ibitaro nubatse n'izindi projects nakoze zo gufasha abaturage kugubwa neza nabisigiye itorero. Na Sunrise? Na Sunrise. Buriya nayo ni itorero? Nayo ni itorero. Abantu bahita kwa Rucyahana nkagira ngo n'ubu no kwikanisa bahita kwa Rucyahana. Kuko hari ibyo nakoze na katedrali ninjye wayubatse n'ibindi bahita kwa Rucyahana. Nishema nagiye mu kiruhuko barayigurisha ariko bahita kwa Rucyahana. Ni hoteli harya? Yari hoteli. Ariko ubu yaguzwe na polisi bahagize ishuri rya polisi. Ariko nabwo bahita kwa Rucyahana bahazi. Bita rero kugira izina. Murakoze. Bishop nibyo wenda ntabwo nari guhera ariko ni byiza kuhahera. Mu minsi ishize numvise ko wagize isabukuru y'imyaka 80. Isabukuru yari imeze ite? Yabaye nziza cyane. Abana bankoreye surprise. Barategura barantumira. Murumuna wanjye arantumira twari twagiye kumusura na madamu tuvuyeyo rero anyuzaho bateguye. Byabaye ibintu bikomeye cyane. Abantu benshi bari baje muri uwo munsi mukuru. Isabukuru yabaye nziza cyane. Batwibukije ibintu byinshi twanyuzemo n'abana nyine twigishije. Ubu barashatse bafite abagore bafite abana.
ubu dufite abuzukuru muri abo bana twareze b'imfubyi. Ubu rero wabaye umunsi mukuru ukomeye cyane, dushimira Imana ko batwibukije ibyo twanyuzemo hamwe nabo, ariko twumva ko byabaye uburyo bwo kwibutsa investment twakoze iruta yo kwinvestinga muri banki ngo ugire akawunti nini, aho kugira akawunti nini ukagira abantu benshi bakize bavugururiwe ubuzima bakaba baguwe neza kuruta uko wagira big account ariko ukagira abantu benshi bagize ubuzima bushya. uretse abo mwafashe se hari n'abandi bwite mufite abana? Yego. Abacu se uravuga abacu? Abanjye bwite Imana yampaye abana 5. Umwana w'imfura aba Manchester n'abana be 4, umukurikira ari Kigali n'abana be nawe afite abana 4, uwa gatatu aba Bungereza aba Ohio n'abana be 3 n'umugabo we, undi wa kane ari Kigali n'abana be 4 n'umugabo we, they are in business. Bucura ari hano Musanze n'abana be 3. Urumva rero natwe dufite abacu ariko dufite n'abacu bandi twareze benshi cyane, ariko benshi cyane. Umuryango ni mugari. Ni byiza cyane. Umuryango w'u Rwanda uragenda uba mugari. Ni byiza kubyumva. Reka mbasubize inyuma rero mu 1946 n'imyaka yakurikiyeho hano mu Rwanda mwavukiye he? Ni kimwe mwibuka? Ahubwo hano mu majyaruguru. Ahagana neza. Hariya muri Cyanika. Ahitwa mu Cyanika. Ubu ni mu Cyanika ariko ni mu Butete, niho twari dutuye. Niho mwavukiye? Niho navukiye. Mu bwana bwanyu byari bimeze bite icyo gihe? Ubwana bwari bwiza cyane. Ubwana bwacu navukiye kwa Kabango. Kuko njya mubibona no mazina yawe. Ndi Rucyana rwa Kabango. Kabango rero yari umuntu umeze neza, umunyarwanda mu bandi banyarwanda bafite inka batunze, bafite umuryango baguwe neza mu bwana bwanjye. Ariko kandi ubwo bwana ntibwakomeje kugubwa neza, kuko muri ubwo bwana ndi muri primaire, ndangije primaire actually hafi turangiza primaire. Nize umwaka wa mbere mu Butete, uwa kabiri mwiga ahitwa mu Kinoni, ariko hepfo ya Kinoni, hepfo ya Misiyoni, ahantu hitwa mu Gafuka. Uwa gatatu mwiga mu Kinoni, n'uwa kane noneho uwa gatanu mwiga mu Gitare. Hari ishuri Stanglambert yari iratangiye. Uwe yari inde? Stanglambert yari umuzungu wari ufite mine mu Gitare. Bamwitaga ubundi Rutumbu. Yari afite n'andi ma plantation hirya no hino. Sinzi icyatumye bamwita Rutumbu, ariko yitwaga Stanglambert. Yari umubirigi. Aho rero yubaka ishuri rishya ryari rimeze neza, abariho badushyira mu mwaka wa 5. Aho rero mu mwaka wa 5, turi mu mwaka wa 5, badukoreshe exam y'umwaka wa 6, turi mu wa 5. Umwaka turangiza umwaka. Batoranije abana bake mu Rwanda bakora ikizame cy'umwaka wa 6 bari mu wa 5. Noneho tugitsinda mu ba mbere batsinze neza. Abatsinze rero bavuye mu wa 5 badukorera ishuri ryacu riri special imurunda. Icyo gihe hari mu Kanage, ubu hitwa Rutsiro. Muri Rutsiro. Aho muri iyo misiyoni ya Murunda bariho badushyira. Yari y'Abangirikani cyangwa y'Abagatolika? Hari ku misiyoni y'Abagatolika. Noneho badushyiraho twiga syllabus ya 7e année préparatoire. Tuvuye mu wa 5 tujya muri 7e année préparatoire, dusimbuka wa 6. Kuko bashaka kugira ngo batugerageze barore niba nidutsinda tuzaje mu mashuri atandukanye. Tugize Imana rero, kubera umuhati batwigishaga no gushyiraho imbaraga, dutsinda n'ubundi mu bana beza. Bamwe bajya mu seminari bo twari kumwe, abandi njya muri Collège des Humanités Modernes muri 60. Aho hari hehe? Hari Rubavu, hariya ku mupaka rwose. Ririya shuri ryari hariya ku mupaka kuri Petite Barrière. Inyemeramihigo yaje kuba Inyemeramihigo nyuma yacu. Bayise Inyemeramihigo nyuma. Collège des Humanités Modernes. Yes. Yari Collège des Humanités Modernes mu gihe cyacu. Nyuma rero baza kuyita Collège Inyemeramihigo. Ubwo ariko twe twari twahunze, batwirukanye nyine, kuko baje kuvuga ko iwacu bahunze muri 59. Babatwikira bajya Buganda. Bavuga ngo n'Abatutsi.
umva nawe nta kindi icyo gihe cyaha kwari ukuba umututsi barabatwikira rero nk'uko ubizi abo batwikiraga n'ibyo banyagaga mbese ni ukubura kubarandura bakabirukana baragenda barajya mu Buganda ariko jye kuko nari mu Runda batwika wari ukiri mu Runda twari tukiri mu Runda batwitse turi mu Runda dukora examine ariko muri icyo gihe kibi cyo gutwikana no kwirukana abatutsi gutwikira abatutsi mu gihugu kuko batwitse aho mu Kanage turora turi komisiyoni batwikaga batwitse hari umugabo w'umusushefu witwaga Antoine batwitsiwe tuharora turi komisiyoni hari mu misozi hariya sinzi niba urahazi buriya irya misozi yose yunamiye mu Runda nubwo mu Runda iri mu gasozi ariko hari imisozi hasumba batwikaga tubarora bavuye hari haruguru mu Kiganda batwika so urumva rero icyo gihe ubwo buto bwanjye bwaravangiwe aspirations ibyo twatekerezaga n'ibyiringiro n'ibindi byabaye bibi noneho tuva muri bwa buzima bwo kumva ufite kagaciro wumva ufite uwuriwe n'icyo uri cyo naho uva n'umuryango n'ibyiringiro byo kwiga kwawe byahise bisa n'ibisutswemo amazi avuye muri firigo bikonje noneho dutangira tujya muri condition y'ubwoba kandi ubwo wari warabimenye se ko ababyeyi bawe batwikiwe nabo bagahunga cyane rwose kuko twari nubwo tutagiraga telefone icyo gihe ariko wabonaga ibiri mu Rwanda ukamenya ko biri hose kandi ubwo noneho umwaka ushira twaje kubimenya ko twaje gutaha umwaka ushize nyine turangije septième année préparatoire dusubira iyo twagombaga kujya ariko kuko iwacu bari barahunze twarabimenye ko bahunze aho kunyura uva Rubavu ntabwo nahise nyura mu Bugoyi nza ngo nyure mu Rwankeri nze nyure mu Ruhengeri nze hariya hakurya iwacu nanyuze muri Kongo nyure Rucuru ndaza nzi Bufumbira sanga iwacu wigeze wiga no muri Kongo se nagarutse mu Rwanda sinagiye muri Kongo icyo gihe muri 59 numva muri 60 nibwo twatangiye umwaka wa mbere muri collège des humanités modernes kuko naje kumenya ko natsinze ngaruka mu bagarutse njya muri collège des humanités modernes hari n'abandi bana twari kumwe nabo bagiye muri seminari ababyeyi bagiye mu mahanga noneho tukaza dusesera tujya ku ishuri icyo gihe byari bitaraba bibi cyane byo kugira ngo bacukumbure barebe umwana wiga atari kumwe n'ababyeyi be mu gihugu n'ibandi urumva rero twiga muri 60 61 62 62 turangiza umwaka nibwo bari baramaze gukora amalisiti urumva twari tumaze imyaka 3 nibwo bakoze amalisiti y'abana badafite ababyeyi mu Rwanda noneho bashaka kudufata kudufunga ubwa mbere bagerageje gukora tricks zo gushaka uburyo uko badufata noneho bakora inama bavuga ngo dutwike ibendera ry'igihugu batwike ibendera ry'igihugu baze kubitwitirira umwana umwe rero wari muri iyo nama abitubwiye dukora irondo turinda ibendera baje bararikata kuko bagiye kurasa turabafata tubafashe rero umwarimu tuvuze induru abarimu twari twamaze kubibwira préfet des études umupadiri wari uhari préfet des études twabimubwiye tumugurira kuko tugiye kubirinda kugira ngo nibabikora turabafata kuko tuvuze induru baraza barabafata icyo bakoze barabirukanye ariko ntibabirukanye literally babahinduriye amashuri noneho umwaka ushira abaregwa bakora bya bindi by'ubugome bakoraga nyine bavuga ko nitujya muri break bari budutoragurire hanze twasohotse kuko buri wa gatatu twajyaga gukora siporo abajya koga mu Kivu tukajya koga mu Kivu abateraga umupira tugatera umupira abandi bakatembera aho ngaho abandi bakaba nk'abaciyaringa abandi bakora
turabimenya rero n'ubyo baratuburira turatoroka tuva mu gihugu nuko twavuye mu gihugu rero. ubwo wahise ujya he? Nagiye muri Congo njya muri école technique ariko nabyo hari Goma ariko nabyo urumva ntibya technique hari école technique na professional biriya bigaga imyuga bigisha imyuga ariko nabyo ntibyaduhira kuko muri 1964 habayeho iriya ntambara ya Murere. Iyo ntambara ya Murere rero abatutsi bose bari barahunze bari muri Congo, abenshi babiciye muri Lac Vert, ni babajugunya muri Lac Vert, abandi barabafata barabafunga, n'abari abatutsi bandi bo b'abanyekongo b'abanyarucuru n'abandi b'imasisi nabo babaye victims. Icyo gihe kandi nyuma yaho nibwo baje gutangira biriya byo kwanga abatutsi b'abanyekongo kubitiranya n'abatutsi b'i Rwanda bari barahungiye muri Kongo icyo gihe. Excuse me, bari bamaze y'imyaka mike bahungiyeyo. Nuko rero ubuzima bwaje kononekara bw'ubuto bwo kubamo, kugira umunezero wo kumenya kuvukira muri ubwo buzima nyine buzima nk'umuturage warangiza ukaba protected, ugasa n'igiti baranduye imizi ikajya hanze, kuko niho kuranduka bakakujugunya hejuru y'ubutaka. Ubwo waje kuva muri Kongo? Twaje kuva muri Kongo kubera iyo ntambara ya Murere. Kuko kuri Goma haje kuba imidugararo, batangira gufata abantu bakabajyana i Rwanda. Icyo gihe bafashe umuntu witwaga Butera, ndamwibuka, n'abandi bari batatu babazana Gisenyi barabica, bivamo n'imvururu muri Kongo. wari uyoboye umujyi baramucyura. Icyo gihe oni barasakuza, biba ibintu bibi, bituma abanyeshuri bamwe nk'abari bariyo tudafite aho ducumbisa, tutamerewe neza, tugenda. Noneho icyo gihe njya ahantu twebwe dusubira iwacu mu byaro, ariko igihe cya Murere barongera bafata abatutsi bose b'impunzi bari barahungiyeyo n'abandi babitaga ba Murere, ngo ni aba Murere, barabafunga babashyira mu mashuri, bakora ibintu biri bizarre, bafata abana b'abakobwa bagira bababyuzinga, bica abantu bagira bate, byabaye ibintu bibi cyane. So turongera tuva muri Kongo dusubira muri Uganda. Ubwo rero ni nayo mpamvu ndabamo mwirondoro wawe wize na Uganda na za Makerere byose. Yego. Wenda kubyo bitubwira ubwo buzima bwo muri Uganda. Ubwo buzima bwo muri Uganda batujyanye tujya mu mpunzi. Tujya mu mpunzi, batujyana, twageze Shungerezi tuhamara icyumweru, barongera baradupakira batujyana muri Uganda hepfo muri Bunyoro, kuri Nile, kuri river ya Nile. Hari imibu, hari izuba riteye ubwoba, hameze nabi, abantu barapfa benshi cyane, barahagwa, bicwa na malaria, bicwa n'imirire mibi, bagira dysentery, barapfa cyane. Ariko ku buryo twahambaga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, abandi bapfa tukabaraza, kuko habaye yari nko mu myaka bwari nko mu myaka urumva 66 67 kandi ubwo nenda ko hazaga abantu benshi bavuye mu Rwanda. Nanone ubwo abo batoraguraga benshi bari barahungiye muri Uganda, babazanaga aho ngaho. Noneho bazanaho na bamwe bari mu zindi nkambi nka Shungerezi na Kivara, bamwe abandi babakura muri Toro babazana aho ngaho. Ariko aho bibereye bibi baza kutwimura batujyana ahitwa Cyangwari ho hari bitoke, nubwo ryari ishyamba naryo, ariko abantu baratemye amashyamba. Aho rero niho habayeho imihindurire y'ubuzima, kuko niho twumvise bamwe nibwo twatangiye kumenya aho ngaho muri Kinyara. Ngiye niho narokokeye muri uwo mubabaro. Icyo gihe rero urumva bazana, uravuga iki, kwakira agakiza. Cyangwa niko kanyakiriye, sinzi uwakiriye undi. Mwarakiranye. Kuko bajya bavuga ngo nemeye Yesu, niba ari Yesu unyemera, niba ari umwemera, ngira ngo Yesu niwe wanyemeye, aranyakira muri icyo gihe. Aho rero niho natangiriye, nagize vision n'umutwaro wo tubona abana bacu
abana bacu batoragura za biswi mu itaka, barwanira biswi babajugunyira nk'ujugunyira imbwa. Birambabaza cyane, birambabaza cyane kubona abana bari bafite ibyiringiro, nanjye nari mfite ibyiringiro byo kuzaba umuntu no kuzagira icyumba cyo, nkabona barumuna banjye n'abana b'ababyeyi bacu n'abana b'inshuti n'abavandimwe, bya byiringiro byo kuzagira agaciro, ukabona noneho uratoragura ibyo hasi. Dutangira ishuri, urumva twari abana bato, nubwo twari tuvuye mu secondary schools. ubwo segonderi wararangije? Oya, of course ntabwo nayirangije. Narayicikishije. Nari ndangije uwa gatatu. Ariko tubona pain y'abana bato batoragura za biswi, tubona ko bitari byo. Noneho urumva twigisha, noneho dutangira ishuri, tugira abana actually 600. Mukajya mwigisha batoya? Tukajya twigisha b'abana bo muri primaire, bana batoya. Imibare twari tuzi, igifaransa twari tuzi, njye naratangiye kwiga n'icyongereza. Ibyo tuzi byose tukabidownloadingira muri abo bana. Uko bagendaga bakura natwe tukagenda twiga. Mwajya mu yandi mashuri se? Oya, twiyigisha. Mwigisha? Yego. Ntabwo ari ngombwa ngo ujye ku ishuri. Autodidact? Yego. Ni ukuvuga icyo gihe ni uguhaha. Kwari uguhaha ubwenge. Ubuse mwigisha gute? Nta internet yari ihari? Internet si ni iki? Internet twigishirizaga munsi y'ibiti. Twabanje kwigishiriza under shades. Turangije dukora ibisharagati, dukora ibintu bimeze nka shades. Tuvuye mu biti dukora shades. Icyo gihe twatangiye nta n'amakaye dufite, ariko tugahuza abana tukaba distracting from gutoragura za biswi, tukabashyira hamwe, tukabakinisha, tukabigisha gusoma no kwandika, ariko tukanavugana nabo, tukababwira ngo nimwige, nimushyireho umwete, nimushake kumenya, igihe kizagera tuve muri uko gutoragura biswi, tuve muri ubu bukene, tuve mu kurya ubuhunga buboze n'ibishyimbo biboze, tuzagera igihe tuzongera kubaho nk'abantu. Rero iyo umuntu asoma umwirondoro wanyu, abona nyine ngo mwize mu Rwanda, akavuga ibigo by'amashuri mwizeho, mwize muri iryo shuri ryaje kuri Nyemeramihigo, ngo mwikojeje i Goma, ngo mwize ngo muri Makerere, umuntu akagira ngo kwari ukugenda unyuraho wiruka gusa. Oya, twanyuraga mu bintu bikomeye cyane, kuko ubwo twageze igihe noneho nyuma y'imyaka nk'ine dutangira iryo shuri, ishuri ryacu riba irya mbere muri primaire mu kizamini cya leta. Bakibaza bariya bantu bigishwa nande, bariya barimo bambaye amakabutura bigisha abana bite kugira ngo abana batsinde barusha abanyoro, batsinde. Noneho batangira kudushyira mu mashuri, tukajya tujya kwiga mu teacher training colleges kugira ngo tugire in service training. Ibyo bita in service training, to qualifying to be teachers. Muzi ibyangombwa byo kuba bari. Twuzuza ibyangombwa byo kwigisha. Noneho mu biruhuko tukajya kwiga. Kandi ubundi mu biruhuko akaba iyo tugiye gukorera amafaranga yo gufasha abana b'imfubyi bari muri kampo. So kuko icyo gihe twumvaga deliverance y'umwana ari deliverance y'ejo hazaza hacu twese. Noneho dutangira ishuri, abana baba smart, abana bariga, n'abavuye muri iryo shuri baje mu yandi mashuri bagatsinda, bakaba ba mbere. So dukomeza rero, bidutera noneho spirit yo kumenya ngo yes, wakiza, warengera umuntu, ariko nawe ukabaho. Noneho dutangira kwiga, tujya mu in service training, noneho dutangira no kwiga. Nyuma rero kubwo kurokoka no kuvuga ubutumwa, babana bacu ntitubabwire mathematics, kubara, solutions, guteranya n'ibindi gusa, no kubintroducinga to other subjects nk'uko andi mashuri amera, ariko noneho tukamenya ngo ariko bagomba kuba n'abantu. It's not an issue of, ntabwo ari ukuvuga subject, imibare ntabwo ari ukuvuga subject, iyi ni science. Tangira kuba holistic. Uba holistic. Icyo dukeneye nk'abanyarwanda really ni imibare cyangwa no kuba abantu.
ni ukugira agaciro ni ukugira decency of the character. Noneho dutangira kwiga gukora character development, kubwira aba bana ngo mwabana mwe kurema imico, yego u Rwanda ruzabakenera. icyo gihe mukabivuga Yes, muri 60s cyane rwose. N'ubu bajya bavuga bambaza ariko biriya bintu mwavugaga byavagaye. yo mwarabahanuzi, biriya bintu byavagaye ukavuga ngo u Rwanda ruzabakenera. This is ntabwo nubwo turi hano ntabwo turi abahano, turi hano tugomba gushimira Imana, tugomba kubana n'aba bantu neza, ariko hano si iwacu. Mugomba kumenya ngo hari ahandi twavuye, kandi muri Bible ho mwabonagamo ingero nziza cyane. Yego kandi no kumenya ngo iriya attitude ya Moses ngiye yamfashe icyo gihe, kuko nazo nsoma ngo atangiye kubwiriza ubutumwa ufite imyaka 21 nibyo cyane rwose. Actually mbere aho nakiriye aho agakiza kanyakiriye, aho Mwami Yesu yangirije, aho nahuriye na Yesu amaze kumpa ibyiringiro, nibwo natangiye kuvuga ubutumwa ndi umusore. uti Moses rero none Moses icyo nakunze cya Moses cy'icyo gihe, Farawo yaramubwiye ngo nimugende ngo mujye kuramya Imana yanyu mu butatoya, ati tuzajyana n'abakecuru bacu n'abana bacu n'inka zacu n'imitungo yacu n'imbata zacu, ntacyo tuzasiga, byose bizakorera Uwiteka. Iyo rero holistic salvation, icyo bita redemption, gukizwa, agakiza. Aho nibwo namenye ngo ntabwo agakiza kavuga ibintu biri emotional byo mu bwenge, byo mu bwonko, byo gutekereza rucyahana n'Imana mu ijuru, cyana yapfuye ngo nje muri spirit. Namenye ngo nkizwa wese n'ibikorwa bifatika, you got it, n'ibikorwa byanjye byose. Ubwo rero nibwo twatangiye no gutangira kubibwira abana, nimuhindukire. N'Abanya-Israeli barataye, nabo babaye abacakara. Naba natwe turi impunzi ariko ntibaratugira abacakara, ntibaradukubita, ntibaratwica, ntibaragira bati. Ari nacyo cyambabaje iki gihe cyo muri Kongo duhunga, ukuntu bafataga abakobwa, abasirikare baza bagafata ku manywa batyo, urumva bandagaza abantu. Mwarakobititse kwe cyane. Kuko icyo gihe ndi umusore natangiye gufata, hari ahantu hari ishyamba ry'igisura. Igisura urakizi? Urakizi? Igisura ndakizi, kirababaza cyane, ariko kivamo n'umuti. Kivamo imiti, kiravura no mu nda, ahubwo ibibabi byacyo biraribwa nk'imboga. Noneho njya mu banyarucuru ntiri ibirago, nkambika aba bakobwa ibirago, bakanyura mu gisura, bakagenda hagati munsi y'igiko cyari gihari kinini, tugasasa y'ibirago, bakagenda bambaye ibirago, bakajyamo bakajya kwishamo abasirikare nijoro ngo bataza kubafata. Rucura mu bihe bya Cengerero? Oya, muri Bishusha. Ibishusha. Yewe urumva rero rwa rugendo nakubwiraga, buri kibazo cyawe kirimo igitabo, ariko reka, ariko urumva aho hari ibibazo bikomeye cyane. Waje kugera utese za Makerere n'andi mashuri yo hejuru? Ibya Makerere rero nyuma tugeze Cyangware, yewe naje kujya kubona umugisha wa umusenyeri wacu, arambwira ati Bishop rero, icyo gihe sinari Bishop, wambwira ati Rucyahana, ufite impano, ndashaka kukohereza kwiga. None hanyohereza Kabare mu ishuri rya development, social development. Twakoraga evangelism, ibyo twitaga Christian Rural Service. So ndagenda njya kwiga amezi 6. Maze kwiga amezi 6 ndagaruka muri Bunyoro, nza gukorana n'umuzungu witwaga Steven Carr, dutangira icyo bitaga development scheme. Abana bari barataye amashuri muri za secondary school z'Abaganda, noneho tukabashyira hamwe tukabigisha guhinga amajyani, buri muntu tukamuha 5 acres, tukamuha 3 acres z'icyayi, noneho tukamuha 2 acres zo guturamo, tukamwubakiramo n'akazu. Kutu tuzu bajya bubakira abantu nyine batishoboye. Akabamo nk'umwana w'umusore, agakora mu majyani ye, ariko ayo majyana amafaranga akoreshejwe akaba avuye muri World Bank, nka project ya World Bank. Korana n'uwo muzungu rero. Ariko ugeze harambwira ati ivugabutumwa ryawe riratwinterestinga, ndashaka kukohereza ngo ujye kwiga theology. Ndareba karizima nyine yawe, areba uko nakoraga no kwitanga n'ibindi. Njya kwiga Mukono theology. None igihe nigaga Mukono mu theology, sinige theology gusa,
ngakora other subjects. Ndangije imyaka 3 muri college niga nkora icyo bitaga Makerere entrance exam. Kuko ya mashuri ya secondaire ntari narayarangije, hari provision ya university yashyiragaho umuntu wize private studies, awakoze privately bamuhaga chance yo gukora icyo bita mature entrance exam. Nkora rero mature entrance exam ya Makerere ndatsinda, nda qualifying, abantu bakuru bashobora kujya kwiga. Yego. So nkoze iyo exam rero banyemerera gukora Makerere University Diploma in Theology. Icyo gihe ntitwari dufite degree mu theology muri Uganda. Noneho profita that chance yo gupassinga mature entrance nkora diploma in theology ya Makerere. Kuko icyo gihe twe ntabwo twari dufite degree mu theology. Yabaga muri Kenya na Tanzania. Kandi urumva mu rwego rwanjye nk'impunzi nashoboraga kurambura akaboko kucyongezaho amaboko, sinari mfite that opportunity na means zo guflying cyangwa se ku driving into Kenya no kwishyura school fees za Kenya cyangwa Tanzania kugira ngo nkore degree course hariya. Ariko twari dufite syllabus imwe muri Uganda yo bakoraga diploma in theology. Koze diploma in theology nyitsinze ndagaruka ndongera ndakora jya muri field. Noneho bampa opportunity to go to United States with those qualifications nibyo narakavarinze byanshobozaga kujya gukora master's degree in theology muri Amerika. Muri Amerika. So njya muri Amerika njya gukora iyo master's degree. Ubwo hari ryari muri Amerika ugenda? Nagiye muri 80. Bwa buzima bwose bwa hano n'akarengane ko mu Rwanda, ubuzima bwo mu nkambi none ugiye muri Amerika cyane rwose. Kuko ndahi ibishusha mu kanya gato nakozeyo, hari umuzungu witwa Denoa yari yampaye chance yo kujya kwiga agriculture kuko nakoraga geometry cyane. Nari umunyamibare cyane na geometry. Noneho hari ahantu hari harabananiye gukamya ngo bahatera icyayi. Aho ngaho ibishusha bari bafite factory y'icyayi, bari bafite na za plantations z'icyayi. Uzi muri Congo aba bazungu babitaga bakolo bari bafite plantation ziri vast. Aho hantu rero hitwaga Gatsira hari igishanga, ariko bananirwa uko bakora imiyoboro yo gukamya amazi ngo bahatera icyayi, drainage. Drainage. None ndamubwira ariko wampa chance ukampa Theodorite, ariko urumva kandeba Theodorite ni bya byuma bipima. Bya byuma bipima. Wampa Theodorite nkagenda nkajya kureba ko na trying kureba ko nakora drainage ya kiriya gishanga. Akandeba nyine akavuga karavuga ibiki. Ukuvuga ariko icyo nkundira cyo namukundiye ntiyarebye uko ngana, ntiyarebye uko nambaye nuko nsa, gusa yumvaga ibitekerezo biri bright. Aranyemerera ngeyo ntwara Theodorite, ampa abakozi ndagenda nkora drainage, amazi arakama batera amajyane. None harankunda aravuga ati nzakohereza Bukavu uje muri agriculture. Ayo majyane uvuga ni icyayi? Ni icyayi. Majyane icyayi. Majyane icyayi. Plantation ni icyayi. Noneho rero anyemereye, nabonye scholarship, yampaye scholarship. Nyibuzwa na bya bene nakubwiye aho turi mu nkambi nyine ibishusha, aho abatutsi bari abasirikare babiri baraza bafite akana k'agakobwa, teenager girl, bakambura nyina na se, nyina sigararira batwara akana. Mbwira bana koko bagende batwandagaze, kuko nabonaga ko kana nkabona iyo community yose iraho yandagaranye n'ako kana, kabona dutaye agaciro. Mfata inkoni mbwira abandi bana babiri nabwo muze duhagarike bari abasirikare nje imbere. Baradutuka bagira bati muwache mutota naenda. Dufata inkoni pe duhabagarara imbere. Muhangana n'abasirikare bafite imbunda. Babiri bafite imbunda. Bagashize hagati bakajyanye. Aho urumva hari ishuri rya primaire ririre cyane, kuva ku ruhande aho bari bakoya ku gakobwa turabahagarika, tubambura kana k'agakobwa inyuma n'intambara yabayeho, tubambura kana k'agakobwa turabwira nimuhindukira mugahindura imbunda turabakubita, abantu barabatera amabuye, bageze aho baza gushungera, turabwira barabica barabatera amabuye muri kakana.
urumva rero ibitutsi by'abanyekongo ntacyo basize batadututse. Kuva icyo gihe rero mbona ko ningumaho ngo ndajya kwiga i Bukavu nkajya nzaho bazanyica. Ndahunga. uhunze bwa kabiri? Scholarship bwa kabiri gusa, bwa kenshi ndongera ndagenda. Ariko icyo natinyaga abasirikare n'inzigo nishyizemo kubwo gukiza akana k'agakobwa. Havuga nti let come what may, Imana izambeshaho. Uvuye Bushusha ujya he? Mva Bushusha nsubira muri Uganda. Ubwo nahunganye n'abandi tunyura ibambo, ntiwabimenya ntiwabishobora bya muri Kongo aho twanyuze hazwi n'Imana. Ubwo twavuye aho ngaho Bishusha turagenda tujya ibambo, tuva ibambo tumanuka muri Kirumba, umusozi witwaga Kirumba, tunyura mu kibaya cya Rucuro, turaza tuza muri Uganda. Ariko urumva urwo rugendo rubabaje twanyuzemo. Ariko icyiza, ibyo twakoraga byose twamenyaga ko umubabaro atari ryo herezo ryacu. Buriya ibintu byo kumenya, byo gukizwa no kumenya uwo wiringira wagira icyo ahindura mu buzima birafasha. Ntabwo ari disparity. None se waje kuba bishop ute? Ibyo kuba bishop rero ni urugendo rurerure, kuko ubwo twavuye aho nyine tuvuye aho duhunze tuje muri Uganda, nibwo nagarutse muri bwa buzima bwo muri za mpunzi nakubwiye. Noneho nibwo nagiye muri rya shuri nakubwiye rya Christian Rural Service iriyo Rural Development Kabare Rural Development Course. Mvuye muri Rural Development Course nibwo nagiye muri ya mashuri ya Mukono. Mvuye Mukono njya muri Diploma in Theology, Makerere Diploma in Theology. Mvuyeyo njya muri Amerika. Mvuye muri Amerika ngaruka muri diocese mba archdeacon. Diocese ya Hoima, Bunyoro Kitara Diocese. Mvuye muri Amerika mba planning and development officer. Narinzeho na diocese nk'umunyamabanga wa diocese. Dukora muri uwo murimo kandi ibyo nabikoraga mvuga ubutumwa. Rwa rukundo nagiranye na Yesu n'ubucuti nagiranye na Yesu, mba an evangelist. Komeza kuvuga ubutumwa, nkomeza gukora ibiterane byo guhamagarira abantu gukizwa no kwemera Imana. Noneho uko nkora muri administration, uko nkora muri development, uko nkora proposing a project, development project muri diocese, ariko mvuga n'ubutumwa. Nyuma rero aho iby'iwacu bibereye uko byabaye, mvuye muri Amerika ngo inkuru y'abana nubwo njye ndi mukuru ngo isubira inyuma. Niga muri Amerika nabayeho, barantoye abanyeshuri b'abanyamahanga batari abanyamerika, bantoye kuba perezida wa association yacu. Noneho bigatuma bahagararira mu nama y'ishuri twigagamo muri Amerika. Noneho ishuri naryo riza kuntora kuba umwe mu banyeshuri bari representative ba college, kujya gutanga ibiganiro no kuvuga ubutumwa mu churches za supportingaga iyo college. Bimpa opportunity bimpa chance yo kumenyana na societe yo muri Amerika kubera kujya kuvuga y'ubutumwa. Noneho niyo confidence of leadership yo kwakirwa bituma menyana n'abantu benshi, ntangira kuvuga ubutumwa muri za denominations. Noneho nyuma mvuyeyo after graduation, za contacts nagiranye, bwa bucuti nagiranye na parishes, amaparuwasi cyangwa se n'amadini atandukanye. Aho navuga ngo Wamaze imyaka ingahe? Namaze imyaka 3. Yego. Noneho abo nagiranye nabo bucuti bakajya bantumira kajya kuvuga y'ubutumwa. Nukuvuga buri mwaka kuva muri 80, 81, 82, 80 nkomeza sorry, ni 88, I beg your pardon. Okay. 88, I beg your pardon, nibwo nagiyeyo. Muri 90, kuva muri 90, 91 na 2 na 3 nkomeza. Najyagayo kumara amezi 3 na madamu mvuga ubutumwa. Noneho bituma nubaka ya relationship n'abanyamerika. Aho rero mu Rwanda bakoreye mu gihe cya jenoside, bakoze bajugunye imirambo mu Kagera ikajya muri Lake Victoria. Icyo gihe nari mfite vision muri Amerika tuvuga ubutumwa. Mbonye iyo mirambo kuri CNN
mbwira abo twari kumwe ndavuga no I cannot afford to pretend kuvuga ubutumwa n'umunezero hariya bari abantu ba floatinga ko muri Lake Victoria ni bene wacu sinakomeza kuvuga ubutumwa mbona aba bantu reka ngende njye kureba uko bimeze turagaruka na madamu abandi basigara bavuga njye ndataha tuje nibwo noganizinze muri 94 towards the end of the year noganizinga etimu y'abantu baba pastori 10 harimo na Reverend Agnes nibo muzi late Reverend Agnes na late Reverend Nzaramba n'abandi tuza mu Rwanda at the end of the year mu mpera z'umwaka igihugu cyarabohowe igihugu cyari kimaze kubohorwa ariko hari hakirimo sporadic bullets around kuko nibuka ko batwemereye kuza kugera i Kabuga barambwira bati ntitwakwemerera kujya mu mujyi Kigali kuko hakirimo amasasu hatagira umuntu w'umunyamahanga ugwa hano ubwo mwageze ryari okay abo banyamahanga mwari kumwe abo baganda bamwe bari abaganda nubwo bamwe bari bafite background z'abanyarwanda ariko ni cyakuraganda babandi bigize abaganda nuko tujya i Bugesera turora mass graves hari Kabuga twasanze family imwe yari arimo imirambo hari urugo rumwe rwarimo imirambo 26 n'umurambo w'imbwa n'injangwe tujye i Bugesera turagaruka noneho tugeze muri Uganda habamo trauma ndabyibuka abo banzaramba bagize trauma n'abandi bagira trauma tubajyana Murago babakorera counseling byari ibintu bibi cyane byo twabonye very frustrating ariko nge nabikoze deliberately mvuga nti sinshaka ko bazambwira ibyabaye I want to go I want to see it fresh tugezeyo rero dutangira noneho ibi bya reconciliation mu buryo bwacu innocently ariko numvaga Imana imbwira ngo u Rwanda abari abanyarwanda bari abahutu bari abatutsi niba hari ibisigazwa by'abatwa biriho niba ari iki ibi bisigazwa these broken pieces nibyo Imana izakoresha kubaka u Rwanda ntabwo Imana izakoresha bari ababirigi ntabwo Imana izakoresha abanyekongo baje gufasha Habyarimana kwica u Rwanda ntabwo Imana izakoresha bari abandi bantu baje batugize uko batugize ni twebwe Imana izakoresha numva iyo conviction rwose ikomeye cyane reka nkubutsa akantu gato wigisha abana mu nkambi nawe utararangije babwira ngo umuzagira akamaro waje kubyibuka ute ubonye inkotanyi nibo babenyibukije rumva nibo banyibukije kuko bamwe hari umusore wacu wari muri polisi witwaga bamwitaga kera tukirakana tukiri bato nakora akanyeshuri twakitaga Rucekere yari umupolisi officer abwiye ariko ibintu mwatubwiraga mwabikuraga bimwe twabyibutswaga n'abana biriya bintu mwabibwirwaga n'iki mwari muzi ko tuzaza mu Rwanda kuko icyo gihe abo bana twari dufite mu ishuri bamwe babaye abapastori abandi babaye abagore b'abapastori abandi babaye abarimu abandi bagiye mu universities abandi babaye abaganga abandi babaye iki kandi bose baje mu Rwanda bakora contributions abandi b'abasirikare bari abakarake keke twigishaga muri iryo shuri ryacu ry'abangirikani keke ari muri ry'abagatulika na se wa keke nawe yigishaga mu mashuri nk'ayo ngayo twari twatangiye mwarafatanya kwigisha abo bana ni ukuvuga twamutangira iryo shuri n'abanyagatulika bashyiraho iryabo n'abadivantisite bashyiraho irindi ariko urumva utangira ikintu ukibutsa abandi noneho ugasanga noneho bibaye nka koperative cyangwa bibaye ikintu kimwe ariko spirit nubwo itari imwe encouragement nubwo itari imwe approach nubwo itari imwe ariko mwese mugakora kimwe nicyo nabikundiye cyane kuko urebye abo bakaraki abo bandi hari abandi babaye bambasaderi bandi bagiye muri politike z'u Rwanda ariko bavuye muri abo bana ni rusange nibo rero babitubwiraga bakabitwibutsa wagarutse mu Rwanda rya rero kugeza ubwo noneho rero wabaye na bishop wa Shyira ubwo rero muri 95 naje ntumwe n'abangirikani ku rwego rwa Afurika kuza gukora research ku justifyinga ibirego byavugwaga ku banyamadini kuko abanyamadini bakoze jenoside nza muri 95 njya mu majyepfo njya
mu majyaruguru iwacu hano njya muri Kigali hose ndagenda ndasuzuma is it true byarabaye. Mvugana n'umwana umwe wari Shyogwe ambwira ukuntu bisha abantu babona bari bihishe, bambwira ibyo bakoze. Si ngombwa kuvuga amazina y'abo bantu babivuze, murabazi bari mu binyamakuru, ariko dusanga my report is justifying n'amazina na statements n'ibyakozwe n'amatariki koko abanyamadini babaye involved muri genocide. Bituma nakora research cyane muri icyo gihe nakoraga Makerere nyine muri paper, muri research yanjye naje no gukotinga ibaruwa Perode yandikira abapadiri muri za paruwase ngo abatutsi n'abakomunisiti uzabagirira nabe zahabwa indulgensiya zo kumukura muri purgatori. So justification ibintu byaragaragaraga koko twe abanyamadini twagize uruhare, twifashe ko tutagombaga kwifata mu gihe cya genocide. Ibyo birarangira ntanga raporo, noneho ngaruka kuza guhuza abantu bya bari nakubwiraga byo guhuza abapasitori n'abandi bose kugira ngo turebe uko twagarura umurimo w'Imana. Tugakora seminars, tugakora conferences, tugakora workshops. Ubwo muri 1996 nibwo twatangiye na AAA dukora cya giterane cyo kuri stade muri 1995. Nyuma ho rero muri 1996 muri 1996 nibwo muri Bunyoro nari nakoze igiterane icyo twita East African Convention. Ninjye wari uyoboye ivuga butumwa muri Bunyoro. Nkora igiterane cya nyuma muri Uganda. Turangije icyo gihe twari turi kumwe na Lete Room n'abandi tuvuga ubutumwa muri Bunyoro, byabaga icyumweru cyose turakora umurimo urangira. Turangije nibwo nasabye uruhushya musenyeri wanjye ngo ndeke nze hehe mu Rwanda. Icyo gihe mu Rwanda bari batangiye kunsaba bavuga ariko kuki ugenda ugaruka waje ugafatanya n'abandi kubaka u Rwanda. Ikindi noneho at the same time nanjye naroraga tension iri hagati y'abo, uziko abapastori bavugaga ko Yesu ari umukiza wabo, bavuga Yesu bicaranaga umwe ntareba undi. Umunsi ukira bakicarana ariko ntibarebane. Turavuga ibi bintu nitutabishyiraho imbaraga bizagora izi nkotanyi zivuga ubutumwa, zikora ibikorwa, bariho barafata abantu ku rugamba bakabarehabilitatinga bagakorana nabo, ariko aba nibakomeza kuba batya bizatwara umwanya. None twinjira muri ibyo rero byo kubahuza no gukora. Noneho nyuma na His Excellency ubwe twari tuje kumureba ku by'umuryango tuganira, arambwira ariko nari kumwe na Corinne, nari kumwe n'uwitwa Gasatura, Captain Gasatura, sinzi niba muzi. Nathan se? No, ntabwo ari Nathan, mukuru we. Okay. He's a captain ntabwo ari umusirikari, yatwaraga bwa budege bw'abamisiyoneri. Turi hamwe ariko nk'abanyamuryango. Umuryango we? Abanyamuryango w'Abanyarwanda ba FPR. Tuza kubabwira ibi bintu ibyo twabonaga twashaka kubamenyesha. Aratubwira ariko ubu murabona twe muri Uganda ntabyo twari dufite twataye. Mwaje mugafatanya n'abandi. Ariko urumva yabaye nk'ukangura uwabaye challenged. Nagiye muri Uganda mu amezi 3, mfata imodoka, mfata suitcase, umuryango ngusiga muri Uganda ndaza. Nje rero nibwo natangiye gukora imirimo yo guhuza tujya mu manama yo kubaka itorero, tujya mu manama yo kureba uko to bridging gaps ahantu hari ibibazo, dutangira kuvuga ubutumwa, dutangira gukora. Nibwo bansabye ko naza gukora hano. Kuba musenyeri se? Kuba natangiye gukora nk'umukozi muri diocese. Ubwo wahaje ryari hano? Muri 1996 muri Shyira. Muri Shyira. Muri mwaka wakurikiyeho nibwo bantoye kuba bishop. Bampropose kuba bishop. Kandi icyo gihe urumva twari mu bihe bikomeye kuko twari mu bacengezi. Nta nundi muntu wifuzaga kuhaza. Ariko kandi conviction yanjye nta hantu mu Rwanda hagombaga gutabwa. Nta bantu b'Abanyarwanda bagombaga gutabwa.
uraje rero wabaye bishop ndaje rero barandobanuye bishop umunsi wo kundobanura amazeho imyaka ingahe uri bishop wa nagiyeho muri 97 naruhutse muri 2010 nibwo twashyizeho undi wo kuzasimbura dukorana igihe gito then I handed over ariko icyo nashaka kukubwira uwo munsi narobanuwe uyu muhanda wa Cyanika bisha abantu abacengezi bateza abantu bica abantu batwika imodoka uyu muhanda wa Rubavu bisha abantu hariya ku Kimonyi batwika imodoka umuhanda wa Kigali hariya muri za Cyabingo baciye umuhanda bakora roadblock bica abantu batega imodoka iyo mihanda yose bagombye kurwana gufungura imihanda kugira ngo abaje mu munsi mukuru babone aho banyura bagenda urumva rero nyuma yo kundobanura n'ibyo byari bibaye urumva aho nari nsigaye uko hari hameze byari bikomeye abantu rero ab'inshuti zanjye muri Amerika ab'inshuti zanjye muri Uganda ab'inshuti zanjye mu Rwanda bakambwira ahantu urahashaka iki ariko icyambere icyo natekerezaga conviction yanjye nimpava nzavuga iki nzavuga butumwa ki aho nzajya nzahavuga iki aha niho hari need tekereza abo bana b'abasirikare bari abana b'abanyarwanda bari abana b'inkotanyi inkeho bari abantu bake byibuze baraza nimugoroba bakaza tugasenga tugasangira icyayi tugateka mu karu tukanywa byibuze bari bafite umuntu baza bakavuga bati araduhumuriza nkumva nibaza ndabasiga njye ndabata mbatane ndi kandi nawe wari muto buriya jenoside 94 ufite 48 cyane rwose nari nkiri muto nari ikindi cya kabiri nari mfite aspiration nari mfite imigambi y'ubuto urumva muri Uganda nari mfite ubutaka muri Uganda nari mfite inzu Hoima mu mujyi nari mfite inzu aho ntuye Burindi nari nabonye citizenship nari umuganda nari nabonye citizenship sinari umuganda ariko nari nabonye citizenship y'Ubuganda nashoboraga gukora development nari mfite plan yo korora inka nari mfite ubutaka bunini cyane hariya muri za Kiboga no kuvuga ibyankururaga kuba muri Uganda byari byinshi ariko nari mfite umuhamagaro wo kumenya ngo u Rwanda ruzaba u Rwanda nuko tw'abanyarwanda tubigizemo iki wibuka ibyo bwiye abandi bya Mose wanze kuba umuhungu wa Farao exactly no kuvuga ushobora gutekereza Moses ibitubaho iyo Moses yiyoberanya akareka umubabaro wa bene wabo aba yarabaye umwami wa Egiputa ariko ashobora kutuba ataragize umugisha mu bwami bwe nibyo birakomeye urabyumva nibyo gusubiza inyuma umuntu akareba urwo rugendo birakomeye none se bishop wari umuvuga nyine ukuntu bitari byoroshye kuba bishop hano reka mbikomotanye n'ikintu kimwe na minota mike bitewe n'aho minota ibigeze ukuntu waje kuba perezida wa komisiyo y'igihugu umwe n'ubwiyunge ukuntu rero icyo kibazo icyambuka kibaza President Kagame kuko sinzi aho yabikuye ariko iyo ntekereje nk'umuntu ibyo nakoraga ntabwo nari nzi ko bifite impact ariko nabonaga ari umuhamagara ari inyota mfite numvaga ari icyo bita mu cyongereza grown wari kuniha ku mutima wanjye urumva gufata kuba nari narafashe abana b'abanyarwanda ngo bakaririye shuri rya Sunrise ngashyiramo abana b'impunzi abana bari barahungutse ngashyiramo abana barokotse jenoside harimo n'abana bafite ibikomere uribuka abantu bishe Mudende hari umwana w'umukobwa wavuyeyo barisha ababyeyi be ariko nawe baramuciye urutoke afite n'igikomere hano yaje afite igisebe nitwe twacyomoye abo bana bari bafite umubabaro babonye ababyeyi babo bapfa muri jenoside abari iyo collection y'abo bana kandi baje ntitwabashyiraho bonyine tubavanga n'abana abo bitaga abahutu icyo gihe bakoze jenoside bamwe muri bo bapfuye bica abandi bantu bagwa iyo mu mahanga n'ababyeyi babo bakoze jenoside abo bana ndabazana ndabavanga shyiramo n'aba batwa
abo bitaga abatwa bashigajwe inyuma n'amateka, icyo gihe twari tutarabita bashigajwe inyuma n'amateka, iyo politiki yo kubita bashigajwe inyuma n'amateka yari itaraza. n'ubu banza naryo iryo zina bazashakira irisimbura. Kuko no gusigazwa inyuma n'amateka ari wigeze kumbwira ngo ariko Bishop ngo wowe koko ubaye umunyakuri nta kuntu amateka yakugize ngo gusubize inyuma. Nuko ndaseka ntabwo nticyakubwira icyo yankoreye. Ariko urumva icyo gihe twarabavanze. Kandi abana uzi ko Sunrise nyuma y'imyaka mike yabaye ya mbere mu academically ikoze ibizamini. Ntabwo rero byumvikanaga ko wahuza abana muri icyo gihe cy'uburakari, muri icyo gihe cyo gupfa, cyo gupfusha, muri icyo gihe cy'urwango, urwango bangaga abatutsi, urwango umubabaro na trauma abana b'abatutsi bari bafite, ukabavanga, ukabarera, ukabakunda, ukabigisha, bakararana, bagakundana, bagafata, noneho bakababambira academically kandi ukarestoringa their character and hope. Icyo kintu rero perezida niwe waje gukingura iryo shuri. Ahubwo hari ryari? Muri 1990 muri 2002. 2002 nibwo nari ndangije kubaka primaire. Abo bana nari mbamaranye imyaka ntangiye kubigisha. Aza gukingura ishuri. Amagambo twavugiye hariya n'ibyo yabonye, nuko yabonye abo bana, nuko nta filimo yabo mfite, nta video nateguye ngo nkwereke. Abo bana ukuntu bari basa, ukuntu bari bright, ukuntu babanaga, ukuntu bakundanaga, byari byiza cyane. Uwo munsi avuye hariya nibwo yakoresheje inama bashyiraho iriya komisiyo yo kurinda abana. Kuko narababwiraga banyakubahwa, aba bana b'Abanyarwanda, aba bana babacitse ku icuma, aba bana babakoze amahano muri iki gihugu, uwabarera, uwabakunda mu bupfubyi bwabo bazaba abanyamamaro mu gihugu nk'abandi bana. Difference bafite nuko abacu badufite nk'ababyeyi, aba bakaba batagira ababyeyi, ariko babonye ubakunda akababera umubyeyi bazagira umumaro. Icyo rero natekereza wenda cyaba ari nacyo cyatumye bampropose kujya kuba perezida wa komisiyo nkuru. N'ibindi nagendaga nkora byo guhuza abantu, byo kubaha imirimo bose, sindobanure, kuko njye sinarobanuraga, abo nakoreshaga ngo ndobanure abagatolika, ndobanure abaporoso, ndobanure ndobanure abahutu n'abatutsi. No, naroraga the one who qualifies. Harya komisiyo nkuru rw'imwe barimo kugeza namazemo 3 terms. Kuva actually 2010 kugera ejo bundi gihe bashyiriyeho minubumwe. Reka nkubaze ibibazo biri rusange, wenda mu minota mikeya kubera ikibazo kigiye. Bishop uri umwe mu bagize uruhare kongera komora u Rwanda, ufatanya n'abandi kugira ngo rube rugeze aho rugeze uyu munsi, ubona ari iki cyatumye bishoboka? Icyatumye bishoboka ni ubushake bwa leadership y'u Rwanda. Reka nkubwire, muzakorera research mwe mukiri bato, ariko burya nta kintu gihindura ibintu nka conviction. Inkotanyi kuba ufite ibyo wemera, kuba ufite icyo wemera, kuba ufite ikikubabaje, icyo wemera gishingiye kuri need, gishingiye ku kikenewe, gishingiye ku cyabuze, ugomba kubaka, kandi ukabona ko icyo cyagusaba cyose ugomba kugikora. Kuko buriya inkotanyi, President Kagame wari uyoboye bariya basore bagenzi be, yari afite conviction yo kugira ngo ayubake ubumwe bw'Abanyarwanda n'u Rwanda n'agaciro k'u Rwanda. Kandi kugira ngo bikorwe hagombaga kubaho sacrifice. Kandi kugira ngo habeho sacrifice nuko hari ibyo we ibyakamunejeje yagakoze yaretse gukora kugira ngo cya kindi kigerweho. Kubidemonstratinga rero nuko wabibonaga avuga ngo nta guhora inzigo. Urumva? U Rwanda niyo priority, ubumwe niyo priority. None uko abona na babandi yafashe bamurasaga akabashyira muri icyo nicyo cyatumye ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda n'u Rwanda bwongera kuba igihugu kikagira agaciro. Reka nkubwire, nibwo bwa mbere
njyewe mu byo nize at university level mu mateka, ibyo nize muri Amerika muri master's degree nakoze history of the church, icyo bita analytical history. Nta hantu ndabona hakozwe jenoside bakoze ibi bintu bitatu byakozwe u Rwanda. Icya mbere ni ukugira ngo abanyarwanda bemere responsibility yabo mu rupfu no kurimbuka kwabaye mu gihugu cyabo. U Rwanda rwarabyemeye. Icya kabiri ni ukunga babandi bicanye bakabubakamo igihugu bagafata responsibility. Icya gatatu bakoze ni ukubaka icyerekezo aba bantu bose bazagiramo uruhare. Nta handi biraba. Ijya muri Turkey, ijya muri Amerika, ijya muri Australia, ijya all over. Nakubwira ibihugu bigera muri bingahe byakoze jenoside na n'uyu munsi wa none. N'abongereza buriya bakoze jenoside muri babiri guhanda aho bagiye, n'abandi bose ntabwo baremera ko bakoze jenoside. Bishop uri mukuru kandi ntagaruka mukuru gusa no mu bikorwa uri mukuru cyane. Thank you. Niki wabwira abadukurikiye bari ingeri zitandukanye, hari aburuta mu myaka, hari abato, ibisekuru uko bigenda bihererekanya, babona iki gihugu kimeze uko nguko, nihe myitwarire bagomba kugira ngo mbere na mbere igihugu kitazasubira mu byo cyabayemo mbere, ariko noneho kibe n'igihugu mu by'ukuri gikomeye kurusha uko tukibona umunsi? Nkubwire rero, yabaye umutima wanjye nashoboraga kuwukubwira no gusenga kwanjye no gutaka kwanjye imbere y'Imana yaremye ijuru n'isi, yabaye nashoboraga kubivuga mu gihe gito. Icya mbere ni uko abanyarwanda bagenzi banjye bari bakwiye kumenya ko ubwiza bwabo ari abayobozi bayobora mu gihugu mu nzego zose. Barakwiye kumenya ngo kubaho neza kwabo ni ukubaho neza ku Rwanda, kandi agaciro kabo ni agaciro k'u Rwanda bazarwonkamo rufite agaciro. Noneho rero nibigera ku bato, urubyiruko rw'u Rwanda rugomba kwirinda, rugomba gukora ibishoboka byose kumenya ngo bya bindi twahoze tuvuga bya sophistication, byo gutera imbere mu myumvire n'imikorere n'ibikoreshwa ku isi bitera imbere bigenda bihindagurika. Bari bakwiye kumenya ngo bagomba kubikoresha kurinda u Rwanda kuruta uko bo babikoresha kubona imitungo yabo ku giti cyabo nk'umuntu. Bagomba kureba ibyabo nk'ibyo bazabona ku Rwanda, bazasangira n'u Rwanda, atari uko babona ibindi bashoye u Rwanda mu mubabaro no mu gusenywa. Sinzi niba byumvikana neza. Ni ukuvuga icyo nsaba ni uko turinda bwa bumwe bwacu nk'abanyarwanda, kuko niyo soko yo kubaka u Rwanda. Ni uko twarinda ejo hazaza icyo twakwita destiny, icyerekezo n'ejo hazaza h'u Rwanda. Bakamenya ngo rwa rubyiruko rufite inshingano zitandukanye n'iz'igihe cya Kagame, igihe yarwaniriraga u Rwanda n'inkotanyi bagenzi be, abahungu n'abakobwa batanze ubuzima, bamwe bakabapfa, abandi bakagira ubumuga, bakageza u Rwanda aho rugeze. Bo bararwana intambara itandukanye. Waza umbwira iby'iterambere, ibya interineti n'intambara zo mu kirere. Izo abo bana b'abanyarwanda nizo bari kwiye kumenya ngo harimo baduyi mu kirere bazasenya u Rwanda nibatabarasira mu kirere. Ntabwo ari ngombwa ngo babanze baze bica abanyarwanda, abakecuru n'abasaza n'impumyi n'abafite ubumuga baze kwicwa n'intambara ivuye mu kirere. Abana bacu bagomba kuyirwanira mu kirere tigera i Rwanda. Bishop, uri Bishop mu itorero ry'Abangirikani, uri mu kiruhuko cyawe, ariko wavuze ko ikiruhuko ari mu mutwe, hari ibindi bikorwa ukora, ariko ndashaka kubaza, uri umunyapolitike. Impamvu mbikubaza ni ebyiri. Iya mbere, wabaye perezida wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, ariko iya kabiri, mu ntambara zo mu baturanyi hano muri Kongo, uribuka ko bigeze kugushyira ku rutonde rw'abantu bashyigikiye CNDP n'abanyekongo baharanira uburenganzira. No muri Loni bashyizeyo raporo yanjye ngo nshyigikiye CNDP cyangwa M23. Ndashaka kubaza ko niba ubashyigikiye, niba ubona ahazaza haba ari abahe, kuko wari ufite ihishurirwa ku Rwanda, bariya abavandimwe bo ahazaza habona ari ahahe? Uri umunyapolitiki? Simbizi niba ndi umunyapolitike, ukora narize urebe, ariko reka nkubwire ibyo ntekereza. Kuba ndi umunyapolitike, njyewe
ndi uwo ndiwe ndi Rucyahana rw'i Rwanda rwa Kabango mu Rwanda, ndi umunyarwanda. Icyo mbona ni cya kindi cya Moyize, njyewe ndi umuvugabutumwa w'agakiza kuzuye. Icyahungabanya agakiza kanjye, urumva, icyahungabanya agakiza k'u Rwanda, icyahungabanya ejo hazaza h'u Rwanda, ngomba kukirwanya. Kandi uwo nafasha kugira ngo abone uko akirwanya, namufasha ngo akirwanye, kuko ni uguhungabanya agakiza. CNDP warifashaga? Nyifasha ntese mburiye nayo nabo baharaniraga uburenganzira. Njyewe icyo nababwiraga ko niba ariko kubifasha umubwire, niba ariko gufasha. Ubu ni M23. Ubu ni M23 cyangwa nishaka izabe na M28. Icyo nshaka kukubwira, umunyekongo wese n'umunyarwanda wese ngomba kumwigisha, ngomba kumubwira ko bagomba kuba bamwe. Kuko njyewe icyo nababwiraga, ari umunyarwanda w'umututsi, ari umunyarwanda w'umuhutu wo muri Kongo, ari umundandi, ari umunyanga, ari uwo ari we wese hariya hakurya, bagomba guhura ngo bubake Kongo. Kongo ye gukomeza gusahurwa, Kongo ye gukomeza kuba igikoresho, abakobwa bo gukomeza gufatwa ku ngufu, inka zabo zo gukomeza kwicwa no kuraswa, izahabu zabo zo gukomeza gusahurwa. Ibyo bintu bibi by'abanyekongo bibateza imbere, nabo bagira imihanda, nabo bagira amashuri, nabo bagire ibitaro, nabo abana babo bige, noneho bwa bukire bwabo bufashe n'abaturanyi babo. Ibyo urabona nareka kubivuga. Niba ariyo politike rero ubyiteko. Ibyo bivugaga batarafata Goma ngo bayimarane igihe kirenze umwaka, na Bukavu n'ibindi bice cyane rwose. Uyu munsi bamaze umwaka urenga bafite na Bukavu n'ibindi bice. Ubu bararwanira mu Minembwe, bararwanira na hafi na Uvira mu misozi. Ariko urabona hazaza habara hahe, kuko nkuko babivuze harukuna amateka, yego n'abanyekongo ariko afite hahurira naye hano. Icyo mbifuriza urakizi? Mbaza icyo mbifuriza. Ejo hazaza hazwi n'Uwiteka n'iyabaremye, kandi ejo hazaza hazate ufite hishurirwa ko warigize kuri bari abana bigisha gutaba baza se wumve aho. Icyo mbifuriza ejo hazaza habo nuko hari ahantu bahagira habo, ejo hazaza haho hakaba mu maboko yabo. Nicyo mbasabira. Bakahagira habo gutese? Bakahagira habo gute? Kongo ni igihugu cyabo, wenda nubwo hatagira ababyemera, bakagira leta yigenga se cyangwa igihugu kigenga kiyariye? Igihugu gusa se kigenga, bo ubwabo bakigenga n'ibyabo bakabigenga. Ndavuga ururimi rwumvikana. Niba harimo filozofi. Harimo filozofi koko. Birumvikana. Harimo filozofi. Ndasaba, ndasenga, nabagira inama yewe byashobokaga ngo mbibashyiremo. Noneho Kivu, Nord na Sud na Kongo yose, ibi yabo banyekongo bayireme, bayitegeke, bayiteze imbere, ibyayo bibi byabo n'agaciro kabo. Uzaza kubasaba azabasabe, uzaza kugura iwabo bazamugurisha, ariko bumvikanye kandi mu gaciro kabo. Bishop biraryoshye. Ubwo ndiho ndavuga ururimi rwumvikana. Rurumvikana. Ubwo se ndabashyigikiye cyangwa simbashyigikiye? Icyo ushaka kubivuga uko wabivuga wowe, uri umunyamakuru uzi gukora interpretation. Ese Roni mwakiranutse mute? Inde iyo Roni yagushije. Roni nakiranukaga nayo sinapfaga nayiki. Nababwiye gusa ko ibyo uko babivuga siko biri. Icyo nge nigisha, nzahora nigisha, niko nababwiye, nuko abanyekongo bagira ubumwe bakubaka igihugu cyabo. Bishop biraryoshye kuganira namwe, kandi mu by'ukuri kuko urumva mufite amateka ku myaka yanyu 80, si imyaka gusa ariko n'ibikorwa. Wenda twanzura iki kiganiro twavuze ku Rwanda, igihugu cy'abanyarwanda uyu munsi, ariko cyanyuze mu mabaro ukomeye, ariko uyu munsi kikaba kigeze aho kigeze uyu munsi, n'umuntu yakishimira kuvuga ko ari iwabo. Twakanzura kino kiganiro muvuga ngo iki? Njyewe icyo mvuga nuko u Rwanda rugeze ahantu heza, ariko si yo mpero yarwo. Ni ukuvuga icyo nsaba bene data, icyo nsaba abavandimwe banjye b'abanyarwanda, abato n'abakuru, cyane cyane abato, nuko tumenya ko u Rwanda ruri mu mpinduka. Impinduka u Rwanda runyuramo rugomba kuzinyuramo rurinzwe, n'ubumwe bwacu burinzwe, noneho no kugira intego y'u Rwanda igahora igenda itezwa imbere
nk'uko impinduka z'u Rwanda zitezwa imbere. Ntabwo abanyarwanda bagomba kwirara, ntabwo abana bacu, basore bacu n'inkumi bagomba kwirara, kandi wa wundi watugize uko yatugize ntarareka, arahindura ingamba. Urumva? Icyo gituma mwumva mu binyamakuru bavuga ngo ababiligi baracyafasha abarundi ngo bazatera iki u Rwanda, kuko icyo bashaka ni ukugira ngo bateshe umurongo ubuyobozi bw'u Rwanda n'intego z'u Rwanda. Kuko ubu ngubu bariho barakorwa n'isoni kubona ibyo bakoze bijya hanze. Aba bavuze ko badashobora kugira icyo bimarira, bagize icyo bimarira, kuko bo bumva bahora badaha, urumva, bumva bahora badaha umutungo wa Afurika. Ariko ndakankubwire, ndakwinginze, Afurika tumenye ngo Afurika yarakubititse, yarababajwe, yarasahuwe, yarapfushije, yarandagajwe, yateshejwe agaciro. Igihe kirageze icyampa Imana ihoraho ikadutabara, tugafata inshingano zo kubaho kwacu n'agaciro kacu. Murakoze cyane Bishop, ariko reka nkubaze gatoya. Wenda umuvugabutumwa, ariko ubona ko ufite n'imbaraga z'umubiri kuri iyo myaka yawe, ni iki kigufasha kuba ufite izo mbaraga, energy? Ni ibintu byinshi, ari ibintu byinshi bikora contribution. Icyambere ndatekereza ko ibyiringiro nabyo birimo, ariko noneho nanjye ngomba kwiyitaho. Ntabwo niyahuza ibyo ndya n'ibyo nywa. Nzi ibyo ndya byamfasha, nzi ibyo nywa byamfasha, nzi n'ibyo ndeka, cyangwa ibyo mfataho duke simfate byinshi. Urumva rero kwaba ari ukurya, kwaba ari kugira ibyiringiro n'icyerekezo cy'ibyo ngomba kugira, no kumenya ko igihe ngifite ubuzima ngomba kubukoresha mu buryo mbubyaza umusaruro, ariko no kwiyitaho, ngomba kwiyitaho. Korana ka siporo se? Umva nawe. Siporo ni kimwe mu bitunga ubugingo. Na siporo ndayikora. Ubuze ukora ihe siporo Bishop? Ndagenda n'amaguru. Nakundaga koga cyane. Kera nkiri umusore nkawe natwaraga igare ibirometero byinshi cyane. Siporo ni kimwe mu bintu nakundaga, kandi nashishikarizaga n'abandi gukora. Ibyo by'imirire se ni ufite umuntu ubihagukiyemo bikwandikira cyangwa n'ibyo uzi? Oya, ndabishaka. Burya icyo ushaka, icyo ukunda uragishaka. Ndabishaka. Wirinda iki se? Wirinda iki mu mirire yawe? Nirinda fats, nirinda ibintu bifite ibinure, bifite ibinure, izi inyama red meat ndayirinda. Simvuga ko ntarya inyama, ariko nzirya rimwe na rimwe. Sinzirya cyane. Ndya imbuto, ndya imboga, ndya umutsima wa wundi wacu w'Abanyarwanda. Narayibuze ahubwo. Amasaka narawubuze, kuko amasaka menshi basigaye bayashyiramo ifumbire. Sindya ibyo kurya birimo ifumbire cyane. Ubu ndihingira ibyanjye, ndya organic fertilizer cyangwa organic manure. Ndya ibyo kurya byanjye nihingiye, ari imboga, ari ibindi byose, ari ibirayi, ndahinga. Ndi umunyarwanda, ndi ku butaka, ndahinga nkarya ibyo nahinze. None se Bishop, ku myaka ya 80 n'urugendo rwose wageze mu Rwanda, ni ikihe kintu cyakunejeje mu Rwanda ku buryo n'ikibutso usekanye uri kumwe n'umukecuru wawe? Reka nkubwire, buriya ikintu cyanejeje mu Rwanda, nkubwire, ni ukubona naravukiye mu Rwanda kwa Kabango, mu rugo kwa Kabango. Afite inka, dukama inka. Nakundaga amata cyane, nge nakundaga inka, n'ubu nkunda inka cyane. Tukabibura. Ni ukubona nifite agaciro nk'umwana w'umunyarwanda iwacu, dufite agaciro. Uri kumwe n'abana b'abaturanyi bakumva ufite agaciro, uri umwana, uri umuntu, ukabura agaciro, ukaranduka, ugatekerezwa nk'utariho, bakatumenesha, tukandagara. Ikinezeza ni ukongera kuba umunyarwanda, nkaba i Rwanda, ngakorera u Rwanda, ngakorera iwacu, nkaba ndi umunyagaciro. Nasaza ngasazira i Rwanda, ngahambwa mu Rwanda, nkamenya ngo ndi iwacu, ndi mu Rwanda. Icyo kiranezeza cyane. Icyo hamwe rero n'icyo rero ni ukubona aba bana banjye nareze b'imfubyi bakura, ba engineers, ba architects, ba lawyers n'abandi, baza bakambwira bati if it had not been you,
iyo ataba wowe ntacyo tuba turi cyo. Hari igihe baje ari 99 baza kundora, turaganira, bararira, turarira, turanezerwa, turahoberana. Icyo kiranezeza cyane kubona ndi umunyarwanda nkorera abandi banyarwanda. Bishop John Rucyahana tuganiriye rwose igihe kirenga isaha ikabaka iminota 20. Ndavuga ko ari umwanya muto kuko ibyo twaganira ari byinshi tuzanakomeza. Reka tubashimire umwanya muduhaye. Thank you, murakoze cyane. Nimwe mu mpaye umugisha wo kugira ngo tuganire, ndabashimiye. Umwe mu babyeyi b'abanyakuri bavuga ijambo ubona bavuye kundi y'umutima kandi bafite uruhare mu kubaka uru Rwanda turimo, ni umuntu wakigiraho byinshi kandi mwumvise ko aduhaye umukoro abakiri bato kuvuga ngo ibi ntibyikoze kandi ikizaturinda intwari ikomeye ni ubumwe bwacu nk'abanyarwanda. Nizere ko mwabyumvise. Mukomeze kugira byiza. Bye bye.